Ni mu gihe abanyeshuri benshi bategereje amanota ya senior 6 ndetse na level 5 bakaba bayategerezanyije amatsiko. Abanyeshuri rwose bashoje umwaka wa gatandatu bakaba bayashaka ku bwinshi, bakaba bari gukomeza kubaza itariki. Ndaje rero ngo ibi bisobanuke bijye ku murongo. Wecyo usabwa no gukanda subscribe 5 tukajya tubana mu makuru agezweho, ibiganiro, amatangazo by'umwihariko ya Nesa aba asohotse ako kamwanya. Ndagushimiye rero we wabashije gushyira kuri Menya Nibi Info. Nicyo gihe ngo tukugezeho amakuru wari ukeneye kumva, nicyo gihe ngo tukubwire icyo wari ukeneye kumva. Nimba waratsinze P6 icara hafi hano, nimba waratsinze senior 3 icara hafi hano, nimba kandi nanone warakoze ikizamini cya leta gisoza umwaka wa gatandatu cyangwa level 5 icara hafi hano. Ndagukeneye ngo umenye ibi bikurikira. Reka mpere ku bajya ku ishuri, ndasoreza ku ba senior 6 nibo ndi busorezeho abandi. Reka duhere ku banyeshuri bazajya ku ishuri ku itariki 8. Abanyeshuri bazajya ku itariki 8 rero reka mbabwire ko nimugoroba itangazo ryanyu ryabaye rijya ahagaragara. Itangazo ryanyu ryabaye rijya ahagaragara ry'igihe muzasubirira ku ishuri uko ingendo zipanze. Reka mbanze rero mbabwire uko muzajya ku ishuri, ubundi tubone gukomeza ku yandi makuru. Ubwo ku munsi wa gatanu ku itariki 5 hazagenda Ruhango na Gisagara, Ngororero, Musanze, Ngoma na Kirehe. Ruhango, Gisagara, Ngororero, Musanze, Ngoma na Kirehe. Ku wa gatandatu ku itariki 6 hazagenda Nyanza, Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Rulindo, Gakenke, Rwamagana na Kayonza. Nsubiremo nanone mbasubiriremo Nyanza na Nyamagabe, Nyabihu, Rubavu, Rulindo, Gakenke, Rwamagana na Kayonza. Ku itariki 7 rero hazagenda Huye na Kamonyi, Karongi na Rutsiro, Gicumbi, Nyagatare na Gatsibo. Ku itariki 8 ari nayo tariki ya nyuma hazagenda Muhanga, Nyaruguru, Rusizi na Nyamasheke, Bugesera, Nyarugenge, Gasabo, Kicukiro na Burera. Ibyo rero sibyo narinje, ariko ngamije kubabwira ko nabyo nagiye mu bimenye. Abazasubira ku ishuri mumenye igihe muzagendera. Reka mbabwire ko itariki yo gutangira ari ku itariki 8. Reka noneho ngaruke ku bantu bari kubaza ngo kuki twarukarashije ntitubone amanota ya senior, ntitubone message twemera ko ubusabe bwagiye. Tuza nimba wararukarashe, dore ahubwo nkubwira ahantu uzarebera nimba byakunze. Reka mbibutse ko abantu bakoresheje umurongo wa Airtel bigoranye batahawe SMS. Ubwo rero ndagira ngo nkubwire ngo tegereza wihanganye, utabona message kwemera ko byagize uzajye ureba ku manota yawe bisanzwe kuri code, n'ubundi iyo bihindutse iyo byemeye naho arahinduka. Icyo ndakeka kirumvikanye. Reka noneho twerekeze ku ba senior 6. Senior 6 muri gukomeza kubona amatangazo acicikana cyangwa se video zicicikana ku mbuga nkoranyambaga muvuga ngo amanota ya senior 6 yasohotse, ariko mu by'ukuri reka mbabwire ko amanota atarajya hanze. Mu by'ukuri Nesa cyangwa se abayobozi ba Nesa nibo ubwabo bivugiye ko amanota atazarenza uku kwezi, ariko reka mbabwire ko atarajya hanze. Ni amatangazo mwakomeje kubona cyangwa se ama video acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga yuko amanota yasohotse ya senior 6, ariko amanota ntago arajya hagaragara. Reka nkubwire ko ariko bishobora kutarenza uno munsi cyangwa ejo. Niyo mpamvu nkubwira gukanda subscribe ngo tugumane kuri uno muyoboro, ubundi buruko tubonye update tuzajya tuzibagezaho. Ndabashimira rero mwe twabanye. Iyi ni Menya Nibi Info. Reka mbabwire ko amanota ya senior 6 atari yajya hagaragara, ariko mwihangane mutegereze amanota nasoka turayabagezaho, ndetse tubabwire n'uburyo warebamo amanota yawe. Ndagushimira rero wowe twabanye. Iyi ni Menya Nibi Info, kandi subscribe wisigara ubundi ubonere amakuru ku gihe.